ubusambanyi bamwe bavuga ngo ni inzira abantu batekereje zibasha kugeza abantu ku munezero wuzuye, bamwe definisiyo ya bamwe. Abakabiri bavuga ngo ni indwara yo mu mutwe kizindi igomba kuvurwa. Abagatatu baravuga ngo ni imyuka y'abadayimoni yoma ku bantu igatuma batekereza ibyo ngibyo. Ariko abakane bakavuga ngo ni ubuyobe mu mibonano mpuzabitsina byitwa aberration sexuelle. Avuga urutonde rw'ubuyobe, icya mbere ni sodomi, icya kabiri ni masturbation, icya gatatu ni homosexualité, icya kane ni lesbianisme, icya gatanu ni sadisme, icya gatandatu ni masochisme, icya karindwi ni bestialité cyangwa zoophilie, icya munane ni pédophilie, icya cyenda ni exhibitionisme, icya cumi ni voyeurisme. Ni ibintu 10 bigize ubuyobe mu mibonano mpuzabitsina babyita aberration sexuelle. Cyari umuntu wantumiye muri Canada avuga ko anyumvise kuri YouTube, avuga ko nshobora kuja gutanga ubutumwa, ariko uri kumwe nawe aranyihanangiza aravuga ati rero nukwitonda kuko ushobora kuzasanga n'uwo wagutumiye ari umutinganyi kuko ho byebewe. Homosexualité twebwe dutekereza inaha ukuntu tubyita mu Kinyarwanda iwacu uko tubyumva niyo twagakwiye kwita sodomi. Niko abantu batekereza none se kuvuga ko byashoboka ari uko homosexualité isa na sodomi ni uguhuza ibitsina, rero nibyo bita homosexualité ku bagabo bitarebye ikibuno. Gusa icyo tuvuga ko nuko sodomi na homosexualité bitandukanye, ko atari byo byakorwaga isodome. Mbo ibisabitswe iyo bavuga ikimenyetso mu kiganza ntabwo nagambiriye kwigisha ibyahishuwe cyangwa ikimenyetso mu ruhanga. Hari aberuye nyine bigaragara biri mu ruhanga, ariko hari n'abakibihisha ariko babishigikiye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubasuhuza inshuti za Gusenga everyday n'ubundi nk'ibisanzwe. Imbere yacu ya kamera hari inshuti yacu Pasiteri Mpazibirego, n'ubundi araza kubibwira. Nyankunda kuvuga hari abantu benshi bashyashya baba batarigeze bamenya ngo uno ni muntu ki, wenda bajeho nimugoroba, bajeho mu gihe gishize mbere yuko dushyiraho ibindi biganiro byanyu. Niyo mpamvu nagira ngo wenda mwibwira abantu bashyashya badasanzwe bamenyereye Gusenga everyday bumve muri bande, ubundi mutubwire munadusengera nkuko channel yacu n'ubundi ari Gusenga everyday nkuko dukunda kubivuga. Dute dutangira n'ikiganiro. Karibu Dr. Mpazibirego Pierre ugiye kubagezaho ikiganiro kuri channel ya Gusenga everyday. Imana iduhana umugisha, tugiye gusenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kize neza uyu mwanya wemeye ko twongera gusangiza abatwumva amagambo yawe bahafi yacu, kandi reka amasezerano yawe asohore kuko waduhaye inshingano ikomeye kugira ngo tugende mu mahanga yose twamamaza ishimwe ryawe, tubwiriza abantu bose kuba bigishwa bawe. Ijambo ryawe rero reka rigere ku bantu benshi, reka ribashe guhumuriza abantu, reka rihugure benshi, abazimiye bataruke, abari mu buyobe bayoboke, kugira ngo buri wese Nyagasani yitegure kwitirirwa izina ryawe, bitwa abana b'Imana bahinduwe n'ijambo ry'Imana. Ndagushimiye kuri kumwe natwe kandi kurasozanya natwe, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. N'ubundi twongeye kugira igitondo cyiza, niko navuga, igitondo gifite amafu, igitondo kidafite izuba ryinshi. Wenda hari gihe bamwe bashobora kuzareba iki kiganiro ku mpande zitandukanye z'isi badukurikirana muri Canada, muri Amerika, i Burayi, ahantu hagiye hatandukanye, bashobora wenda kuzakibona igihe gitandukanye n'icyo twagikoreyeho. Gusa twongeye gushimira Imana muri iki gitondo yuko Imana yaduhaye umunsi mwiza. Niyo mpamvu tugiye gutangira n'ijambo n'ubundi ugiye kutugezaho. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Ubundi butinganyi ni iki, udusobanurire mu ncamake kugira ngo tubone ukuntu twinjira mu kiganiro. Ubushize nigisha gucaca ubusambanyi, navuze ubwoko bw'ubusambanyi 12. Twari tugeze ku caca ubugambanyi, dutangira 11 icaca ubusambanyi, tugera noneho kuri 22 tuvuga ku caca ubusambanyi. Ubutinganyi rero kiba kimwe muri byo, ni ubwoko bw'ubusambanyi bunyuranije n'ubundi bwoko buhari, ariko tuganire noneho uko abantu babibona.
ubusambanyi bamwe bavuga ngo ni inzira abantu batekereje zibasha kugeza abantu ku munezero wuzuye, bamwe definisiyo ya bamwe. Aba kabiri bavuga ngo ni indwara yo mu mutwe kizindi igomba kuvurwa. Aba gatatu baravuga ngo ni imyuka y'abadayimoni yoma ku bantu igatuma batekereza ibyo ngibyo. Ariko aba kane bakavuga ngo ni ubuyobe mu mibonano mpuzabitsina byitwa aberration sexuelle. Ubwo buyobe rero nibwo buri mu gitabo ca psychology, bugizwe ni 10 ubuyobe 10 burimo noneho ubutingaji. Noneho ubuyobe bwa mbere twavuze sodomi. Sodomi byakozwe isodomo igihe Imana yarimburaga isodomo n'igomora, bari bakoze ikintu cyitwa sodomi, ni ijambo rikomoka Itangiriro 19. Ico gice cyose kivuga ibya sodomi, uko isodome n'igomora binjiye mu byaha byo kwendana mu kibuno. Sodomi rero ntabwo ari homosexuality, oya. Sodomi ni igihe abantu bahisemo kwendana mu kibuno. Ico gihe bigira ingaruka mbi. Ariko noneho masturbation hano ni ukwikinisha gusanzwe. Ndavuga urutonde rw'ubuyobe: icya mbere ni sodomi, icya kabiri ni masturbation, icya gatatu ni homosexualite, icya kane ni lesbianisme, icya gatanu ni sadisme, icya gatandatu ni mashodisme, icya karindwi ni bestialite cyangwa zoofili, icya munane ni pedofili, icya cyenda ni exhibitionisme, icya 10 ni voyeurisme. Ni ibintu 10 bigize ubuyobe mu mibonano mpuzabitsina babyita aberration sexuelle. Sodomi rero ni abantu bicara bagatekereza bakaba batariko wahindura akareka igitsina nyabyo, noneho agakora icyitwa relation anale yo mu kibuno, niyo bita sodomi yakoragaga isodomu. Noneho masturbation ni ukwikinisha gusanzwe kw'abasore. Homosexualite rero yo ni uguhuza ibitsina bitandukanye no mu kibuno, ariko abo bantu bakaba ari abagabo bagahuza ibitsina kugeza igihe bagera ku munezero ariko badakoresheje ikibuno, niyo bita homosexualite. Bagahuza ibitsina bakagera ku munezero ariko badakoresheje ikibuno. Dusobanure neza pastor. Ubundi ahanze ahangaha ibintu twafashe, iyo bavuze homosexualite cyangwa se iyo bavuze ngo ubutinganyi, urumva ikinyarwanda dufite amagambo make, wenda mu gifaransa cyangwa izindi ndimi mushobora gusanga hari ibindi bakoresha. Ariko iyo tuvuze homosexualite duhita twumva ko ari abantu bendana nyine baryamana bahuje ibitsina kandi bakabikoresha nyine n'ubundi. Nibyo bakoresha ibitsina, nibyo bahuza, ariko ntaho bihurira n'ikibuno, niko navuze, kuko abantu babitekereza nka sodomi. Iyo biba mu kibuno ntibari kubyita semu. Iyi homo se mu kigira ikisobanura meme, nubango ni uguhuza ibisa kugeza igihe bagera ku munezero. Icyo gihe rero nibyo bita homosexualite. Kuri homosexualite rero iryo jambo ribyara amagambo atatu. Hari heterosexualite, umugabo n'umugore bahujije ibitsina ariko bidasa. Noneho hakaba na homosexualite, ni abahujije ibisa. Ariko rero iyo bisa, kuko hano homo se mu kilatini bisobanura homme, bivugwa ku bagabo gusa. Homosexualite ni iby'abagabo gusa. Iyo rero abagore nabo babyiganye bagahuza ibitsina byabo babyita lesbianisme, bakabita abalesbiane. Guhuza ibitsina by'abagore babyita lesbiane, naho iby'abagabo babyita homosexualite. Kuri homosexualite rero twumvise ko hariho heterosexualite, umugore n'umugabo, hakaba homosexualite abagabo bombi, hakaba none n'icitwa bisexualite, umugabo akaba afite igitsina ariko munsi yacu akagira ic'umugore. Nabo abo bantu babaho bameze gutyo bitwa hermaphrodite. Ikinyabibiri kibaho babita hermaphrodite. Naho afite igitsina c'umugabo, hari abavuka batyo bakaza byombi bihari, babita hermaphrodite. Ic'umugabo kikaba hejuru, munsi yacu wakubura ugasanga harimo n'ic'umugore, babita les hermaphrodite. Nibo bita bisexuel cyangwa umurimo cyangwa umuhango wa bisexualite. Oya, ndagira ngo ubanze dusobanure neza kuri homo. Urumva homosexualite ni homme nkuko babitubwiye. Oya, ni same sex. None niba ari same sex tukaba twari tuzi ko wenda niba ari abagabo.
bendana wenda mu kibuno, reka tubyite gutyo. iyo ni sodomi nayo irahari. Iyo ni sodomi. Ubwo rero twebwe ibyo twita sodomire, ibyo twagakwiye kwita sodomi nibyo twita homosexuality. Kutabisobanurirwa nizo mpamvu twateguye kugira ngo twumvise abantu ko sodomi itandukanye na homosexuality, biratandukanye cyane. Sodomi niyo yakorwaga isodome, kandi noneho rero homosexuality yari itarakabaho, kuko homosexuality yaratangiye Abisirayeli bageze mu butayu 1400 hafi na 20 bari bageze mu butayu. Ariko sodomi yo yakozwe hubwo igihe nyuma y'umwuzure mu bakomotse mu rubyaro rwa Nowa, ni kera cyane, ni nk'imyaka mu 300 hafi na 20 ico gihe. Ariko 1420 Abisirayeli bavuye mu Egiputa niho bageze mu butayu, bari mu rugendo. Hano byanditswe mu Abalewi 18 umurongo wa 22 na 23 havuga ibya homosexuality, abagabo batingana niho babitangiriye, byari uguhuza ibitsina, noneho bisa ari abagabo, ntabwo bari bakavuze ku bagore, kandi Bibiliya ntivuga ku bagore. Ariko mu Baroma haravuga ngo n'abagore, nuko bigaragara ko n'abagore babyinjiyemo, nizo mpamvu ijambo lesbianisme ryabonetse. None urumva rero ikibazo ngemba nibaza pastor, ari ibintu ubundi wibaza ukumva nta nubwo birenze n'urwego rw'imitekerereze. Wenda aba hermaphrodite byakumvikana yuko bashobora kuba bakora homosexuality. Ntabwo baba bagikoze homosexuality. Kuko biratandukanye, bahuza ibitandukanye. None ndibaza rero umuntu w'umugabo muzima kundi mugabo muzima, wenda batabaye bavuze ngo bakoze sodomite, wenda bendane mu kibuno, ni gute bakendana kandi babihuje? Wenda n'abagore bashobora kuba babigerageza. Ubuse bagabo zero na abantu bawiremera bawukuye mu mutwe, kuko ni aberration. Hari n'abandi bagabo yatekereza umugore akunda akarangiza. Urumva ni mu mutwe habirema, ntabwo ari igikorwa nyabyo, kuko bitari mu mutwe n'igikorwa nticyashoboka. Ko ibiremba ntibibaho se cyane, ibyo biremba se harwo byumva ntaho byumva ibyo byiyumviro mu mutwe wabyo. Ni ukuvuga ngo abibona nk'ibitari imbesi kuri we. Igitsina cy'umugore kubera ari ikiremba ni kimwe n'akaboko. None rero umunezero uraremwa, kandi ukaremwa uturutse mu mutwe udaturutse ku gitsina. None si ntihari abasomana bakarangiza? Nizo mpamvu rero homosexuality na sodomi biratandukanye. Sobanura noneho byimbitse abantu bumve rwose iri jambo batazongera kurikoresha rwose. Niyo mpamvu nahatinze ahantu homosexuality twebwe dutekereza inaha ukuntu tubyita mu Kinyarwanda iwacu uko tubyumva, niyo twagakwiye kwita sodomi. Niko abantu batekereza none se kuvuga ko byashoboka ari uko homosexuality isa na sodomi, none lesbiane bo ntibahuza ibitsina? Barabihuza. Uko rero aba lesbiane bahuza ibitsina, none se lesbiane yakora sodomi? Oya, ariko yakora lesbianisme. Ni uguhuza ibitsina rero, nibyo bita homosexuality ku bagabo. Bitarebye ikibuno. Ubwo bivuze ngo tugiye kubara igihe ubutinganyi bwatangiriye, so ubundi twavuga ko bwatangiye nka ryari? Ubutinganyi bwatangiye 1420 Abisirayeli bavuye mu Egiputa bagiye mu butayu. Ntituzi niba mu Egiputa barabukoraga. Ngo nto tuzi niba mu Egiputa barabukoze, babyanditse bakurikije aho Imana itangiye kubaha amategeko. Kubera yuko turebye aka kantu Imana yari itangiye kubabuza, ibakuye mu Egiputa yaravuze ngo ninjye Mana yanyu, ndabatoranije, ni mu nyumvira muzaba ubwoko bwanje, nanje nzaba Imana yanyu, kandi muzambera abatambyi b'ubwami, ni njewe ubatoranije mu mahanga yose, kuko amashanga yose ari ayanje. Noneho rero Imana imaze gutoranya ibaha amategeko. Imaze kubaha amategeko rero nibwo hatangiye kugaragara ikinyuranyije n'amategeko. Ubwo rero nanjye ikintu mvuga, hari igihe hari ukugaragara ku kintu kukajya mu itangazamakuru. Hari Egiputa ibyo bakoraga bari mu bubata, nta wari ushinzwe kubigenzura, nta n'uwari ufite wenda uwo mwanya. Ariko kugenzurwa n'Imana, ngo Imana irebe ikidatunganye, yabitangiriye mu butayu iri kumwe nabo. Ubwo bivuze rero mu by'ukuri ntago twavuga ngo, ntago twata twemeza ngo kuko Bibiliya yanditse kiragiye, ubwo duhita tugendera ku Bisirayeli nk'ubwoko bw'Imana yari imaze gutoranya, tukabona reference. Ariko bivuze yuko n'igihe bitanditswe bishobora kuba byaranabaye wenda kera.
gusa icyo tuvuga ko ni uko Sodome na homosexuel bitandukanye ko atari byo byakorwaga i Sodome. Kandi icyaha cyatumye Imana irimbuza isi umwuzure mu gihe cya Nowa ntabwo ari icyaha cya homosexualite, ntabwo ari icyaha cya Sodomi, ahubwo ni icyaha cya ubwibone, orugeye ubwibone. Oya, ndavuga ngo icyatumye Imana irimbuza isi umwuzure w'amazi mu gihe cya Nowa ntabwo byaturutse ku cyaha cya homosexualite, ahubwo byaturutse ku cyaha cy'ubwibone. Ubwibone ko nizo mpamvu ndi kwigisha kuri gahunda y'ibyaha, ndi gukora ubushakashatsi mu bya 320 ubwibone cyabaye imfura. Nico cabanje kubaho. Binasobanuye ngo ubundi ikintu cyabaye bwa mbere Satani ava mu ijuru ni ubwibone. Abari bazayinjiza mu muntu amubwira ngo Imana yakugirisha ngo ibona ko nuryaho amaso yawe azahweza ugasa nayo. Umuntu yumva yuko agiye kubura gusa n'Imana kuko Imana yamubeshe, niko Satani yamutambitse. Pastor, rero ngubu njyanye ahandi hantu hari abantu dukunda kuganira ibintu bitandukanye. Urumva ngiye nganira n'abantu batandukanye bavuga wenda bakavuga bati Satani ni ntagibaho n'ubundi ni mu bitekerezo, bakongera bakagaruka nanone bagashaka kubishyira n'ubundi no ku Mana. Babandi bavuga ngo habayeho iturika ridasanzwe kugira ngo isibeho. Ubwo iyo ngiyo ni mu ruhande rwa siyansi. Ubwo se si wasanga n'ubundi kuko ibintu byose ikibi tukibona n'ubundi Satani ntago turamubona, ariko bitewe n'ibikorwa tubona biba nyine dushobora kuvuga ati ikibi cyitiriwe Satani tukaba bikitirirwa Imana n'Imana tutayireba. Ubwo ibyo byose babandi bavuga rero Satani n'ubundi wenda ntabaho, ahubwo ibyo bikorwa kuko ari marayika abaho kandi abamarayika babaho. Ni marayika rero bitaga Rusofero, umutwara muca kiri mu ijuru atari yagira ubwo bwibone ngo abumanukane mu isi, yabayeho kandi ariho kandi yararemwe kandi ntapfa. N'abadayimoni rero ntibapfa kuko muri angeology ntabwo baremewe gupfa kandi ntibaremewe no kwihana. Bakoze ibyaha bategereje gucirwaho iteka no kurimbuka iteka ryose. Ubwo se nibarimbuka ntibazapfa nyine? Kugira bazarimbuka baveho n'umutware w'aba Satani. Ubu muri iki gihe tugiye kugerageza se dufashe wenda mu mibare ishobora kubifatika wenda n'ubundi barigereranya, twavuga yuko ubutinganyi wenda bumaze kugera ku kigero kingana gute ku mpande zitandukanye, yaba abagabo yaba abagore yaba hari n'abantu bavuga ngo ntabwo bari mu gice cya netre, batagira badafata ku batabana babihuje, batanabana n'ubundi n'abandi batabihuje. Ni ukuvuga ngo akabasiri batera iteka ryose. Mbo waba yahisemo kubw'umurimo, wenda ni kubw'umurimo cyangwa se akahitamo kuko arwaye, uko hari ibintu bituma twakwemera guhitamo uko kuntu. Kutarongora ku mpamvu z'umurimo ni bye, kutarongora ku mpamvu z'uburwayi nabyo nta kibazo, no kutarongora ku mpamvu z'ubushake nabyo nta kibazo. Nabo barahari. Ubwo imibare wenda tugereranyije reka tuvuge cyane ku butinganyi. Tugereranyije ku butinganyi ubwo twavuga ko nk'imibare ingana mu gitabo kivuga iby'amahano ku isi, ni ukuvuga ngo cyanditse 0.5 ku isi yose, 0.5. Ni ukuvuga ngo ufashe miliyari 8 ku isi, 0.5 yayo ufata 0.5 ugakuba miliyari 8 ukagabanya 100, hari kubonekamo rero miliyoni 40 zimaze kubyinjiramo zinabikora ku isi. Miliyoni 40. Pastor, aho ngaho ngufashije gatoya ni ukuvuga ngo izo miliyoni 40 ni bya bindi twavuze. Ababikora sababifana. Hari ababikunda batabikora. Bashigikiye nabo batanga n'amafaranga. Ibi bintu byo turaza kukikubaza. Ariko ababyinjiyemo barangije kubikora ku isi kuri miliyari 8, hari miliyoni 40 ku isi. Ibyo ngibyo nanjye kukubwira abo nabari declare. Ababikora. Banazwe. Banashakanye. Yego. Noneho hari abantu benshi, ngewe hari kuko nkunda kuba mu biganiro bitandukanye n'ubundi by'imyidagaduro, usanga bavuga wenda dufate nk'urugero mu gihugu cyacu, umuntu abivuze duhita tumufata nk'igicibwa,
ariko ejo bundi nari ndi kumva umuntu ari kuvuga urutonde rw'abantu yavugaga ariko abantu bazwi. Hari abantu baba baragiye hanze adatinya kuvuga abantu nyine akavuga ati aba nabo barabikora atanga n'ibyo bimenyetso. Abo nabo ubwo bagiye mu mubare ushobora gusanga bamaze kuba abantu benshi bamaze kwanduzwa ubutinganyi. Ni byinshi aho twakwirirwa turadetaya ngo aha naha, ahubwo navugiye muri rusange ku isi. Iyo mibare ishobora guhinduka isaha n'isaha, igihe cyose yahinduka, gusa kugabanuka kwabyo ko ntawe ubyizera kuko ni muvema. Ni 0% ubutinganyi muri rusange, ni 0% ku isi. Byose hamwe na lesbianisme bivanze, ababyinjiye bo bagatangira uwo mushinga ni miliyoni 40 zimaze kubitangira. Nicyo rero nandi kuvuga wenda nza kuhita mubaza ubundi nk'ubu tugiye kureba ubutinganyi mu by'ukuri nta kintu bwinjiza kiri cy'amafaranga. Mvuge wenda ngo ngiye kubikora njyewe umuntu araza kumpa amafaranga angana gutya, aho gusanga hari abantu benshi babyisha inyuma bashoyemo amafaranga. Abo bantu ngenge nibaza niba bari ku ruhande rwa Satani ariyo ibaha amafaranga, wenda tugite gutyo, niba ari kuko uzasanga ibintu bijyanye na human right wibeshye ukagira ubutinganyi ugirira nabi byaba ikibazo gikomeye. Ariko iyo ugiye kureba abantu b'abakobwa n'abagore bafatwa ku ngufu, ibyo ntago bihabwa agaciro cyane cyane nko muri bihugu wenda iby'Abarabu n'iki. Ariko human right mbona yahagurutse, hari n'abantu amasosiyete menshi agenda atangamo amafaranga mu butinganyi. Ubu urugero usanga hari niba umuntu akoze filime akayishoraho miliyoni y'amadolari, usanga hari nk'ibihumbi 500 yahawe n'ubundi na za sosiyete zamamaza ubutinganyi. Ndabyumva nabyumvise nk'umushinga 1868 ahangaha hari umugabo w'umudage witwa Karl Heinrich Ulrich, ni umudage wo muri Prusse mu majyaruguru y'Ubudage, afatanije n'umwonguruwa witwa Karl Maria Katibeni umwonguruwa. Uyu Karl Heinrich yari umucamanza, naho uyu mwonguruwa yari umunyamakuru. Batangije uwo mushinga mu 1868. Noneho uwitwa Richard von Kraft Ebing aza kubarwanya, nawe ari umudage ariko we akaba ari psychiatre, nuvuga ngo wizi bya psychology. Arabarwanya ababwira ko ari amahano, bo bashaka gushigikira umudendezo wa buri muntu, wakababwira ko ari amahano, barahangana. Aya matsinda rero yabayeho kera, ariko icyo gihe byari bitari byahabwa imbaraga. 1924 niho Amerika yatangiye kubitekerezaho, babyita umudendezo usesuye, umuntu ahitamo uko ashaka. Batangiraho kubyinjizamo amafaranga 1980 buriya batangiye kubona amafaranga ni menshi cyane cyane. Uravuze ngo mbe bimaze iki? Oya ni akazi mukandi, ni nk'uko umucuruzi acuruza kibiramo kandi akunguka, nabo barabikora bagahembwa kandi bakora ibyaha nyine ku Mana, kandi abantu benshi bunguka amafaranga babikura mu kugoreka. Icyo nshaka kuvuga rero nyine babikuramo amafaranga yewe. Hari abantu batanga ayo mafaranga, abantu batanga ayo mafaranga. Ndashaka kubaza ngo bo bungukira he? Ni ukuvuga ngo hari idini, amadini abirahanga, idini ryo kurwanya Imana. Hari Imana abantu bayisenga n'abarwanya basenga, niyo nzira babiremeyemo kugira ngo basenye burundu inzira yo kugana Imana. None rero bagira imbaraga cyane kubera basanze itorero ritarahagaze neza. Nta kindi bishatse kuvuga ngo nk'ubu ngubu twumvishe mu gihe cyashize bagiye ibihugu bya Afrika byagiye bihatirwa gusinya itegeko rivuga yuko bemerera umudendezo w'abatinganyi, reka mbyite gutyo. Mu mategeko nshinga abantu bagiye basinya ahanga mu baturanyi muri Uganda, Museveni we yarababwiye ngo yakoze ubushakashatsi aza gusanga ngo iyo aza gusanga abantu bakora ubutinganyi bituruka yuko wenda basanze ariko baremwe, ibyo nta kibazo yari kugeraho iryo tegeko akarisinya. Atariko kuko yasanze yuko hari abantu noneho babikangurira abandi, ugasanga abantu bafutse batarabatinganya. Izo mpamvu babyise ubuyobe, ntabwo ariko abantu baremwe. None se ibyaha byose muri rusange uko ari 320 ntabwo ariko abantu baremwe. Hari uwaremwe yangana si? Hari uwaremwe yibasi? Biza nyuma nyine par influence d'imilie cyangwa y'ahantu turiye, biza nyuma byose.
ibyo bya 320 siko byose bizanyura mu rubanza, hari ikiruti ikindi. ese nk'ubu ni gute twarinda wenda tuvuge abazadukomokaho abana bacu, ni gute wabarinda ubutinganyi muri no noneho y'ikoranabuhanga rigezweho, usanga umwana wenda wowe ukora akazi wagiye afashe telefone ahita ajya ku bintu nyine byose we yishakiye, kuko ni muri internet, ajya muri Amerika, ajya hehe, ni gute twabarinda ubutinganyi muri no simeze gute? Ni ugukwirakwiza inyigisho zibabwira ingaruka ziba ku batinganyi. Twumvise ingaruka zikomeye cyane kuko abantu bakora ubutinganyi kuko ari aberration, ubuyobi. Icyo gihe byangiriza umutwe, ntibongere kuba abantu ubwo bakazaja kugira mentalite se n'inyamaswa, ibitekerezo bya bunyamaswa. Nizo mpamvu tukwiye gukangurira abana nko mu bigo by'amashuri akaba sensibilisation yo kubigisha ko ari bibi cyane no kubyamagana, ariko ababyeyi babo nabo bakabyakira bakaba babishigikiye ko tuguye kubyamagana. Nizo mpamvu ko byangiriza umutwe bikangiriza ubwonko, bituma batagera ku ntego y'ibyo bari bazageraho mu buzima bwabo. Ikindi noneho rero n'ubivuyemo yarigeza binyuramo ko adashobora kubaka, tukabibakangurira tukababwira ingaruka mbi iva muri ibyo bintu. Aho ngaho rero hazahita haza ikibazo nanone, niba babantu bashyiramo amafaranga, abantu baza bakabwira leta bakayitegeka ngo kora iki ngiki, ikaba yagikora kugira ngo yirinde ingaruka zindi, wenda niba hari amafaranga bahaga wenda igihugu runaka bakavuga bati nk'ubu Amerika niyo yabwiye Uganda yabwira ngo miliyoni 400 z'amadolari bagiye babahereza muri USA, bashobora kuzazifunga kubera batarimo kubahiriza uburenganzira bw'abatinganyi. Kandi nk'uko twabivuze abantu 0.5% twavuze wenda babatinganyi ku isi ni abantu bakeya cyane ugereranyije na societe isigaye. Ese ubwo mu by'ukuri wenda nitujye uvuze ngo ugiye kubyigisha, n'ubu ufashe kamera ukazajya ukangurira abantu kudakora ubutinganyi, na hari igihe bashobora kugeraho n'ikiganiro cyawe bakazajya bagitambutsa kuri YouTube. Ibyo ari byo byose ni inshingano y'itorero. Buriya iyo ukurikiye amateka yabayeho y'itorero, umunsi wa Pentecote itorero ryavukiye i Yerusalemu, ariko ni gute Islam yaje kubakurayo? Hari strategy bakoresheje, kuko abakristo basengaga cyane bakaririmba cyane, bagira ububyutse bukomeye, bakora ivuga butumwa rifite imbaraga, ariko abisilamu bagiye kubakuramo babanza kwiga ico bananiwe. Basanga muri rusange itorero ryarananiwe urukundo, gufatanya, gushira hamwe, gusangira. Babahereye aho barabasenya burundu, barabasukuma ku buryo Aziya yose yageze igihinduka Islamu gusa, kandi arabakristo batangireyo. Ari amatorero yi Efeso, Isimuru, nani Perugamo, ni Tuatire, ni Sarudi, ni Philadelphia, ni Laodikia, buriya ni abakristo, ariko ntibari bakirangwa. Nyuma yaho ntibongeye kurangwa yo kubera iki bikorwa by'abisilamu. Ahangaha rero inshingano yo kurangiza no gusenya abatinganyi yaturuka ku itorero, tuzi ko ubutinganyi ari amahano, turabizi, ariko siko twemera ko ubutinganyi ari amahano. Ntabwo uzi ko kwangana uri pasiteri byari amahano? None se umupagani uzabona pasiteri ari umukristo yangana azatinya gutingana? None se niba unatingana bakamuha amafaranga amushigikira akigisha abana akubaka aho yasengeraga batamuhaga ayo mafaranga kandi ayakwiye, ntabwo azagenda, azagaruka niki? Niba pasiteri ahangara kwanga mugenzi we imbere y'umupagani, kandi ujubibona abakristo bakangana mu maso y'abapagani, abakristo bagashora inkiko agashora imanza mu rukiko imbere y'abapagani babareba, kandi bapfa imitungo. None se nta bapasiteri bakora umwuga wo kwiba amafaranga ya compassion bakayaha bene wabo cyangwa bakayaha abana babo kandi yaragenewe abakene? None se uwo mukene wahawe inkunga yo gufasha abana be, amafaranga yagafashije abana be, bakabona bari kuyaha bene wabo wa pasiteri kandi nabahasengera, umutinganya akaza ati hari ahandi hari amafaranga, uwo mukene azangate? Azishimira ko abana ba pasiteri biga bonyine bigishwe n'amafaranga yari yaramuhawe nk'inkunga, abana be bicare afite inzira yabona amafaranga n'ubucuruzi? Niyo mpamvu ngo uwiba amafaranga ya compassion nawe ni amahano ari pastor, n'uwanga mugenzi wakamwirukanisha ku kazi ari pastor nawe ni amahano mu yandi. Ubwo se ni iki yabwira umutinganyi?
niyo mpamvu ahubwo abitorero bakijwe neza bagahinduka ni rya tegeko Kristo yadusigiye muri Yohana ibice 13:34 ngo mbasigiye itegeko rikomeye kandi ritandi mategeko mukundane nk'uko nanje nabakunze experience abisi bazamenya ko muri abigishwa banje nyakuri ni mukundana none se niba abapasiteri badakundana ninde uzatinya kuja muri homosexuality none se iryo toro ridakundana ryo riri gukorera ubugingo nico kibazo nuko itoro ritahagurutse ngo rishikame ryemere rizira ukuri ahubwo no bakavanga none se ni umuntu ari umuyobozi w'itorero akaba kigira ikibazo c'amoko akagira inzangano none se niba pastor ayo w'itorero akaba kiri mu rwego rwo gufata amadeni ku bakirisa ayoboye azabageza ku bugingo no yabageza ku bugingo niyo mpamvu rero nanjye navugaga uzasanga n'ubundi rya torero ryagakwiye gukora ibyo bintu urebe ukuntu abantu bafite imbaraga zihambaye niba twumvishe mu gihe cyashize umukuru w'abangirikani ku isi urabizi ko ubungubu bimeze nk'aho bacitsemo kabiri niba we yaraje akemeza ubutinganyi akavuga ati ngewe ibyo ngibyo nta kintu bitwaye uwo ni umukuru w'idini kandi ku rwego rw'isi tukongera tukumva wenda nka muntu nka papa nawe agize gutya nk'ibintu byagiye biba kera araje ihame bari bafite ridakuka muri kiliziya ararivuguruje ubwo urumva bagiye abo bantu bafite amafaranga n'ibyo mvuga bashobora kuba barahereye ku bantu bakomeye ese ubwo ibyo bintu wabyirinda gute n'ubundi usanga abantu bategura ibyo bashyira amafaranga mu butinganyi cyangwa no mu mugambi mubi barahereye hejuru bahereye hejuru ariko Yesu ntabwo aha agaciro ibyo hejuru n'ibyo hasi umuntu ufite Yesu aturuka habonye kandi akazana impinduka ese Martin Luther ko ari umupadiri muri toro rya Gatolika ntihari abakardino ntihari papa ariko yazanye impinduka akora uko ashoboye kose akura mu itorero ubusi yataha baturihe wenda twari kubona ko Imana ifite inzira zose ariko yakoze umurimo ugaragara wo kurwanya ibitagenda neza none se abakristo uyu munsi bariteguye kurwanya ibitagenda neza ubwo badakundana none se ni umukristo burara aturanye n'umukristo mugenzi we ahubwo nicyo kirenze ngiye numva kirenze n'ubutingo w'ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere igice cya 3:17 haravango ni umuntu yaragize amahirwe agahabwa ku butunzi bw'iyisi akareba mugenzi we kwakennye akamukingira imbabazi ese yavuga ngo urukundo rw'Imana ruri muri we rute kandi hari ijambo ry'Imana avango twe gukundana urumamo kururimi no mu magambo gusa ahubwo dukundane mu byo dukora none se ni umuntu adafashije mugenzi wari umukristo akamusonzera mu maso homosexuel cyangwa umutiganya akamuhamagara ati hano hari amafaranga azabirokoka ate bivuze ngo noneho hari abantu numva tuzabazwe noneho n'urugero niba nturanye n'umuntu bitwa ko ndumukristo sinigeze mwigisha ngo ahinduke sinigeze nanavuga byibuze reka mufungurire abatinganye batazamwaproachinga bakamubwira ngo aha hari amafaranga agiye bivuze ngo kugenda kwe nanjye nzaba narabigize ngo oya itorero nicyo kibazo ntabwo ikibazo ari abatinganye ikibazo ni itorero batageze ku kuri nyako kuko iyo berekana Yesu Kristo bakiriye byari kunesha ntawe ari no kwifuza kujya mu butinganyi wenda ari kubikora ariko umubare wiyongera kubera iki kubera amafaranga none se abakristo ku isi ko pourcentage irenza abapagani kuko batashira ayo mafaranga ahantu yo gufasha abakene hari umugabo umwe witwa Siwetone yari umunyamateka mu kinyejana ca mbere muri 1998 ico gihe niho Taraja yaramaze gufata ubutegetsi bw'i Roma yica abakristo aza nk'ushaka gutanga inama yandikira urwandiko Taraja aravuga ati kuba Nero yarakoze akarengane kuva ku bwa Claude ndetse yakoze akarengane Nero wa Musimbo yakora akarengane Vespasian yakora akarengane Titus akora akarengane Domitian akora akarengane na Taraja akora akarengane yarasimbuye uwitwa Nerva amaze gukora akarengane amaraso arameneka bitangaza abantu umunyamateka witwa Theodore aramusanga ashaka kumugira inama ariko amwandikira abwira mu myandiko aravuga ati Taraja uri empereur nuvuga ngo n'umwami w'abami wategeka Roma yari umwami w'abami
kwica abakirisito nto kizatuma batezuka kuko ntabwo uzarusha Claude ntuzarusha Nero ntuzarusha Vespasien ntuzarusha Titus ntuzarusha Domitian uzica ariko ntabwo uzabashobora ko naho bishe ari mu mugambi wo kugira ngo itoro rihagarare barisenye burundu ntibyashobotse none rero fata ukukuntu fata ibarura kwisi uyobora umenye umubare w'abapagani numara kubona umubare w'abapagani ubagenera umushahara ututse kubera ubupagani bwabo babihemberwe nibamara kubihemberwa abakirisito bazabyifuza bifuza icyo bakoze weho nka leta kora umushinga ushaka amafaranga ukora ibarura ry'abapagani noneho ubashimire kuko batabaye abakirisito kwa kubashimira kuko batabaye abakirisito ubaha amafaranga kugira ngo baba kirisito tahaye bifuze kugaruka ku bapagani tureko dukoresha iyo nzira twe gukoresha akarengane ko kwica usenga ahubwo duha amafaranga udasenga kugira ngo aho usenga yifuze ya mafaranga abivebo bakoze baruri Roma rirabananira kuko abapagani babaye benshi ku buryo batari kubona amafaranga bakwiye kugira ngo abakristo babyifuze icyo nshaka kuvuga niki barabatinganye bari gukoresha amafaranga yaba ari idini ritagira amafaranga nta warijamo ariko kuko ryaje rifite rizanya amafaranga rizi ko ari cyo kibazo itorero rifite kudasaranganya amafaranga rifite urumva abatinganyi babanjije kwiga itorero basanga itorero ni purusange nizo zirya amafaranga abandi nibo bayabaha basanga amafaranga y'itorero adasaranganywa bituma abatinganyi bagira imbaraga nyine kuko ushaka amafaranga azaja kubitinganyi kuko azaba amenye neza ko na wa mupasiteri udasaranganya atari umukristo ntiyakwifuza kuba nkawe rero kandi nawe nta nzira afite ari kumujana bisobanuye ngo ibintu hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo birababaje kubona ibintu byagakwiye kugaragara ku bantu b'Imana byagakwiye kugaragara ku bakiranutsi bigaragara ku banyabyaha nanone bikaba bibabaje kuba hari ibintu bikorwa n'abanyabyaha bigaragara ku bakiranutsi reka nsome Yohana ryahishuriye Yohana igice ca 14 umurongo wa 14 ngeze kuri 20 mbere kugira ngo ugire ico vuga mbona igicu cera no kugicumbona uyicayeho usa n'umwana w'umuntu wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe kandi afite umuhoro utyaye ku ntokeze mu ntokeze marayika wundi ava mu rusengero arangurira ijwi rirenga abwira uwicaye kuri ico gicu ati ahuramo umuhoro wawe usarure kuko isarura risohoye kandi ibisarurwa byo mwisi byeze cyane nuko yicaye ku gicu yahura umuhoro we mwisi isi irasarurwa marayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru nawe afite umuhoro utyaye hakurikira hundi uvuye ku gicaniro ari we mutware w'umuriro arangurura ijwi abwira wa marayika wundi ufite umuhoro utyaye ati ahura umuhoro wawe utyaye uce amaseri yo ku muzabibu w'isi kuko inzabibu zawo zinetse nuko marayika yahura umuhoro we mwisi aca imbuto z'umuzabibu w'isi azijugunya mu muvure munini w'umujinya w'Imana uwo muvure wengeshezwamo ibirenge inyuma ya wa mudugudu uvamo amaraso agera ku mikoba yo ku majosi y'amafarashi ageza stadiyo 1600 muri hano babivuze mu buryo bw'ubuhanuzi ni mu marenga ariko ubusobanuro burimo hari abapagani n'abakristo muri rusange Yohana yerekwa kuko hano mu mutwe w'amagambo aravuga ngo ni imisaruro ibiri hariya muri Daniel igice ca 12 umurongo waho wa kabiri aravuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho abandi bazukire gusuzugura iteka ryose no gucirwaho iteka none ahangaha imisaruro ibiri sobanura abakiranutsi n'abakiranirwa ahangaha bashaka kuvuga ngo
ahura umuhoro wawe kuko amasera ahishije, ni ukuvuga ngo igihe cyo gusarura kirageze, igihe cyo guca imanza n'amateka ku banyabyaha kirageze, no kurokora abakiranutsi banesheje kirageze. aha ngaha bavuga ngo ikibazo iyo bavuga amaraso azamuka cyane, bavuga ko abanyabyaha cyangwa abakiranirwa bashoje gukiranirwa kwabo. ni ukuvuga ngo abanyabyaha bakoresha uko bashoboye kose ngo basohoze gukiranirwa kwabo babyuzuze. noneho rero abakiranutsi nibo bakiswa abakirisitu, ntibabasha gusohoza gukiranuka kwabo bo. abanyabyaha basohoza ibyaha byabo babigeza ku musozo, ni ukuvuga ngo basohoza gukiranirwa kwabo. niyo masera ahishije aha ngaha bavuga ngo ahura umuhoro uciye ko amaraso yazamutse agera ku mikoba y'amafarashi. ariko noneho hano bavuga ngo kuko ari ibisarurwa by'uburyo bubiri, imisaruro ibiri, abakiranutsi biyita abakirisito ntabwo babashe gushigikira gukiranuka kwabo kugira ngo bagusohoze. iyo gukiranuka kuzura kwari kumira gukiranirwa, ariko kuko gukiranirwa ko kuzuye kuzamira ahubwo gukiranuka ukwiyita gukiranuka kutuzuye. nizo mpamvu hariya Pawulo yavuze ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. aha ngaha byabaye ubucuri, ahubwo abantu banesheje icyiza ikibi, aho kugira ngo banesheshe ikibi icyiza, ahubwo baneshesheje icyiza ikibi. bibare konterere none kuko abakiranutsi batashoje gukiranuka kwabo, icyo gihe ni akaga. niba abanyabyaha bari gusohoza ibyaha byabo bakabinogodora bakabisohoza, abiyita noneho abakiranutsi ntibakore ibyiza ngo babisohoze, n'ubundi ibyaha bizamira gukiranuka kwabo. niyo mpamvu navugaga nyine urebye abakiranirwa cyangwa se abo ngabo bafite bashora amafaranga mu butinga n'iki byose, baragiye basoma Bibiliya yose, bumva ibirimo bagomba kuzarwana nabyo nyine kugira ngo barwanye abakirisitu. bafata strategy abakristo bagakoresheje barwanya gahunda za Satani n'ibyaha, noneho bari kuzikoresha mu gukiranirwa. kuko niba bashobora gufata amafaranga bakayarundanya kugeza ku rwego, hari amafaranga bavuga abo bita aba Rockefeller, abo bagiye baturuka abangaba aba Illuminati n'aba Freemason, bagiye barundanya amafaranga menshi kugeza aho aka kanya amabanki menshi nayabo. bivuze ngo no kugira ngo babe batera inkunga batinganyi, ni ikintu bavanye muri Bibiliya, ubumwe bw'abakristo bagakoze, bo barimo kugira ngo bawukoreshe ku butinganyi. ari mpamvu numva ngiye bishobora kuzatugora kugira ngo tube wenda Roma 12:20 n'umwe avuga ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. byaracuramye kuko Pawulo yari yitegereje asanga abaroma bafite ikibazo nk'icyo ngicyo. basanga abashigikira ibibi aribo bari kuba binshi, kandi uzabirebe bisa naho bigendera mu maraso ya kamere. umuntu ahagarara ku muhanda yabwiriza ntibahagarara, ariko abarwanye bagahagarara. icyo kintu rero ni ikintu twagiye hariya i Busanza, dusanga umudamu ari kubwiriza neza kandi ahagaze akantu hasa na karompwe ku koni ry'umuhanda. yarabwirizaga akabwiriza ubutumwa bwiza, nta moto yahagaze, nta modoka yahagaze, nta n'uw'amaguru wahagaze, twari duhari. ariko iyo barwana abantu babiri cyangwa n'uwakorera homosexuality ku muhanda, abamureba ntibabona aho bakwiye. nareke kuyikora, ahubwo umuntu naciho ngewe ntuye inyamirambo, iyo umuntu aciho bakavuga ngo uriya n'umutinganyi, abantu bose barahindukira bitewe n'ibintu babona wenda yikora n'iki. ariko umukristo, hari umumama nk'urwo rugero utanze, yaje ahantu bita mu Marangi, wenda abantu benshi barahazi bashobora kureba iki kiganiro. araza arahagarara avuga ubutumwa, haciye akanya gato yanjye kubona abantu baraje baramutwaye. ariko ba bantu bahanyuze babatinganyi nibo usanga nyine twashamadukiye tureba. abantu rero bakwiriye guhindura, bagaha ubukirisa agaciro kabwo, itorero rigahabwa agaciro, abantu bagakizwa byimazeyo, atari ukuba abayoboke gusa. ndakubwiye ngo umuntu w'umukene iyo yumvise ijambo rivuga ngo pasiteri afashe amafaranga ya kompasiyo yaramugenewe ayaha abana be cyangwa inshuti ze cyangwa bene wabo, uwo muntu nahura n'umutinganyi uramuha ayo mafaranga yabujijwe yavukijwe, bizagenda bite? azashikira byanze bikunze, kuko nta bugingo abona muri wa wundi wamwimye amafaranga ya kompasiyo, nta bugingo abonamo. icyo ni icyabe. iyo abapasiteri babiri bagirana amakimbirane imbere y'umupagani, nta bugingo ababonamo. none se niba atabonamo ubugingo, azabona ko gutandukana nabo ari igihombo? ahubwo reka ashobore yigira hari amafaranga ashobora aje gusoza gukiranirwa kwe,
ariko ibyisabye abirye. None se ko nabo bahisemo ijuru bakaba bashaka gukiranuka ntibakiranuke, ntibabashe kumugeza ku bugingo, azicuza iki? Nico itorero nicyo rifite inshingano yo kubwiriza bari abantu bagahinduka kuby'imyifatire, ntibakoresha amagambo gusa ahubwo bagakoresha imbuto z'umwuka bakabyerekanisha ibyo bakora. Ari igitorero rifite abantu benshi kandi naryo rifite abakire, nabo bagize ikigega bashiramo amafaranga bahati twikuremwe abakene uyu munsi wa none babishobora. Ibyo bintu abanyamakuru bajya bakunda kubivuga, batakora inkuru wenda zijyanye n'iyobokamana, ukumva umuntu ashinze urubanza akavuga ati wowe niba uvuga ngo ujya mu rusengero rwanyu haparika imodoka zingana iki? Abakene bahari muzi ukuntu bangana? Kuki noneho mutitoramo abakire bahari ngo bafashe abakene bahari babazamure nabo? Byibuza noneho mu balance mu itorero ryanyu damureke mu yabandi. Abatingaji babanje kwiga intege nke. Uyuja kuzana idini abanza kureba intege nke zabaho ziri. Itorero ryose iriyo ija kwigabamo kabiri. Abagiye baba babanje kugenzura hari intege nke, bamara akabariho bubakira. Nukuvuga ngo niho bubakira. Iyo babona ko wenda itorero rikijwe n'icacumi, abagiye kubarwanya bavuga ko icacumi atari ngombwa, bakahubakira kuko abana baba nico bubakiyeho. Ntabwo bubakiye kuri Yesu, baba bubakiye ku cacumi si Yesu, baba bubakiye ku nyubako si Yesu. N'abandi rero bavuga ati natwe turubaki ikindi naco kitari Yesu, ariko dushegeshe bariya niko batekereza. Ariko itorero ryari kwiye kongera kwicara. Abanyetorero muri rusange n'ubango abakristo muri rusange, kuva kuri Katolike, Protestante yose, Calviniste, Meriterie, Pentecôtiste, Methodiste, bose bakicara hamwe bakabitekereza. Twe nta bakire dufite kugira ngo twige ukuntu twamara ubukene rw'abasenga, kugira ngo bare abamware kuko bajanwa n'amafaranga bahagishobora. Ngiye kukubaza ikibazo uti subwo twabigenza gute kugira ngo umubare w'abatinganye ugabanyuke? Nubu nibi nta kindi n'ugukundana kw'abakristo, kuko amahano yiyongera ahere mu nzangano aboda mu itorero. Nta kindi niba pastor uri mu modoka se ashobora kukunyiraho ntagufashe kandi akuzi, ntaguhere ifite akuzi, umutinganyi akavuga ndaguha imodoka gusa ntuzayifatira kugira ngo uhangane na wa undi wanze kugutwara. Nicyo kibazo. Aho ngaho rero nibatica ngo babyigeho, bazaririmba abatinganyi baziyongera, bazasenga cyane nibwo abatinganyi baziyongera, bazabwiriza cyane nibwo abatinganyi baziyongera. Ariko nibakundana cyane ubutinganyi buzagabanuka, kuko gukundana cyane nibwo butumwa bwiza bwasigaye bugenga ubutumwa bwose. None se ubundi mu busanzwe nta ngaruka ubutinganyi bugira ku mubiri bisanzwe? Wenda tuvuge niba ahantu hagenewe kugikina akaba atariho ugishyira. Hano mu Baroma ayo magambo arahari, igice cya mbere arahari, amagambo arahari kuva kuri 26 igice cya mbere 26 yagera kuri 27. Haravuga ngo nico catumye Imana ibareka kurarikira ibyonona, kuko hejuru hari ingeso mbi bagiyemo. Ariko turutse kuri 27 nico catumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikira, bakora ibiteye isoni, bononana imibiri yabo, kuko baguranye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ari ishimwe iteka ryose. Amen. Nico catumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona nuko nona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, lesbianisme ubwo. Abagore ubwabo bahitamo gukoresha imibiri yabo ibinyuranye aho kugira ngo agihe umugabo ubwo agashaka umugore. Ahangaro yaremewe kandi n'abagabo nabo nuko Paulo yabikomojeho. N'abagabo nabo nuko bareka kugirira abagore babo iby'imibiri yabo yaremewe, bashushwa no kurarikirana abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, homosexuality. Kibihari se?
bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo n'ubuyobe. bivuze rero muri Bibiliya aho ngaho ni ukuvuga ngo niba homosexuel amenya ukuri akabivamo, icyo gihe ntabwo kuzarongora uwo badahuje igitsina ntibizamunyura. nta nizo mpamvu hari ahirya ku Kinamba hari umugore uheretse gufata umugabo we ahantu hamwe kubera yakoze homosexuality. ni ukuvuga ngo yagiye mu kazi agarutse asanga umugabo ari gukora homosexuality mu nzu. umugore arababara cyane yanga kumubabarira asaba ubutane. urumva ni amahano. ni ukuvuga ngo baretse gukoresha imibiri yabo ibyo yagenewe, ahubwo bahitamo kuzana ibigoramye bituma bonona imibiri yabo. ijambo ryabo riravuga ngo bizana ingaruka no ku mibiri yabo. nibyo navugaga rero. Usanga bavuga ngo hari igihe usanga no mu mara yabo hari ibibazo bagira, kandi ibyo bishobora kuba byabaho kuko birumvikana. ahubwo icyo nashaka kuvuga ni reka dusobanurire mu mara nk'uko bamwe bivuga uko bitari. mu mara iyo ari sodomi, kuko sodomi ifite ibice bibiri, hari anale na bikari. bamwe bahitamo ikibuno abandi bagahitamo umunwa. umunwa rero nta ngaruka kuko amasohoro anyuze mu kanwa baza kunyura mu gifu. aho nta ngaruka nubwo yatemba akajya mu gifu nta kibazo ko anyuze mu gifu. ariko iconona ni uko amasohoro afite temperature iri hejuru y'amara, none biturutse mu kibuno bikotsa amara nyine kuko ubushuhe butangana, kandi amara amenyereye kwakira ibyabanje kugira mu gifu. n'ibiryo rero bicishije hasi ntaho byagira akamaro, byagira biturutse mu kanwa kuko bitashegeshwe n'igifu ngo kibiyungurure. kuyungururwa rero gukorerwa mu gifu ariko ntabwo gukorerwa mu mara. ahubwo ibiyungure mu gifu ari ibija mu mara. urumva ko rero ibiturutse hasi byotsa amara. nizo mpamvu icotsa amara ntabwo ari homosexuality ahubwo ni sodomi. nibyo nari ndi kuvuga aho ngaho muri iryo jambo rumaze gusoma ho hahita hatandukanya homosexualité na lesbianisme. ariko twebwe twajya kuvuga mu Kinyarwanda ntago ayo magambo twayatandukanya ntayo twaba. ubutinganyi bwavuzwe mu ijambo gutinga byavuzwe bavuga ku bagabo gusa. ariko hano Paulo arabikomeje ati n'abagore nabo nuko, ariko abagore bahuje ibitsina ntabwo byakotsa amara. oya, kuko nta ejaculation y'umugore yagera mu mara. ubundi kurangiza k'umugore ni kugufi, ntabwo ari uko kugera mu mara. Pastor, mbere yuko wenda dusoza iki kiganiro ndagira ngo dukore aga close gatoya kavuga kuri Bibiliya y'abatinganyi yasohotse rwose. no ku kiganiro dushobora wenda kuzagashyiraho gatoya, nubwo uko dukomeza kugenda tubivuga usanga turi kubafasha kubyamamaza, reka mbyite gutyo. ariko hari umuntu mbajije hari ahirya mbimubwira ambwira ko 2019 burya yari ihari kwihishwe. nuko bayigaragaje uyu munsi wa none, ariko ngo yari ihishwe ihari ifite ikiranga ntego c'umusaraba inyuma. iri kugura amadolari 25 n'ibice 36. ubwo ni hafi ibihumbi 27,500 by'u Rwanda kuvunja ni ibihumbi 27,500 niyo madolari 25 n'ibice 36. ndamubajije bavuga ko yari ihari muri 2019, ariko ikaba itangiye guhishurwa uyu munsi wa none, niho bazanye ishusho n'ikirangantego cayo. ubwo rero kurwana nayo no guhangana nayo biraje, ni ukwisoma Bibiliya neza kugira ngo ubashe guhangana n'abo bantu, ubabwira ko nubwo byanditswe mu gitabo c'Abarewi ariko ntibyanditswe bishigikirwa. byanditswe ko byabayeho ariko byanditswe babirwanya. uhasomye neza ahangaha mu Barewi ntabwo ari ukubishigikira ngo abantu babyitwaze, ahubwo baravuga ngo ntugatinge abagabo. nuvuga ngo ntukaje kurongora ngo ufate mu bagabo, ni ikizira. turukwa ko bivuganye rero ico yero hari haje nandi mahano yo kurarikira amatungo, kuko abazungu bamwe babyumva gutandukanye. bavuga ko kurarikira abagabo ku bandi harimo inyungu kuko bigabanya dépense. nuvuga ngo kugaburira abana no kwigisha abana bitwara amafaranga. niba nshaka kubika menshi reka ndongora umugabo utazabyara. hari ufata iyo decision kuko ashaka kubika amafaranga ngo azabikirangirire, kwa amafaranga burya ni ikigirwa mana. kandi uzi ko ijambo ry'Imana rivuga muri Timoteyo ya mbere igice cya 6:10 ngo gukunda amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. kandi abantu benshi bashaka kugira menshi.
niwo muzi rero ahangaha ntabwo babikoze babishigikira, bari kuvuga ngo ko ari ikizira kuwiteka mu mategeko y'Abisirayeli. Ahangaha rero havuga ngo ntukaryamane n'itungo, abandi bari bahisemo amatungo. Iyo baje rero abazungu uti kuki abazungu bahitamo amatungo, bati ni ukwirinda amakimbirane. Icyo gihe depanse ninke uyigaburira, ushobora kuyigaburira ibigayitse, ariko none hari n'iki kuyirinda amakimbirane kuko itungo ritavuga. Abahomosexuel ashobora kugirana amakimbirane ko bumva ari abantu, ariko umuntu n'itungo nta makimbirane abo ko si abantu babiri. Icyo gihe abazungu babikora bashaka kugira ibyo bamagana, abirabura bamwe bakabishokeramo kuko ari abakene bakeneye amafaranga. Ese Pastor ndagira ngo umfashe gukora ka kanalize gatoya, uri umushakashatsi cyane ndabizi, wenda wamfasha nanjye kubyumva. Niba muri iki gihe abantu ndavuge b'amadini bakuru ku isi, Anglikane ibivuzeho sibyo, nanone Katolika igize ibyivugaho wenda ntihakana ntiyemera biraho ngaho, ugasanga nanone hari ibintu baje muri ibi bihugu cyane cyane bya Afrika n'ahandi hantu hatandukanye, kuko Afrika niyo navuga ngo ikunda kuzwamo n'abanyamahanga cyane, nabwo bahatiye abantu bemera ubutinganyi, nutemerera itegeko biragenda gutya. Bidateye kabiri tugahita twumva umunsi nk'uyu nguyu Bibiliya yabo bayishyize hanze. Ese ibyo ni ibintu bihurira, nabwo se twumva yuko bishobora kuba bituruka ahantu hamwe, wowe ubyumva gute? Ibisabe cyari umuntu wantumiye muri Canada, avuga ko anyumvise kuri YouTube, avuga ko nshobora kuja gutanga ubutumwa, ariko uri kumwe nawe aranyihanangiza, aravuga ati rero ni ukwitonda kuko ushobora kuzasanga n'uwo wagutumiye ari umutinganyi kuko ho byemewe kandi bakabiri no mu mategeko, kandi pastor arahembwa na leta. Ubwo rero wireshe ikintu kiri muri constitution ukagikomozaho, ushobora gukatirwa nk'abandi banyabyaha. Ni ukwitonda rero. Noneho rero babihisemo koko, ariko ikibazo nuko iyo bavuga ikimenyetso mu kiganza, ntabwo nagambiriye kwigisha ibyahishuwe cyangwa ikimenyetso mu ruhanga, hari aberuye nyine bigaragara biri mu ruhanga, ariko hari n'abakibihisha ariko babishigikiye bakibifite mu kiganza. Nizo mpamvu uti bamwe bakabivuga batabivuga neza, abandi bakabyerura. Twavuga ko ari cya kizira kigiye kwinjira hera cyane, cyarabaye ishusho yacu, andi mashusho yacu agenda kurikiraho kuko biri periode igira ikizira, buri gihe kigira ikizira. Hari ikizira hari ico Daniel yabonye igihe ca Antiochus Epiphanes w'umugiriki, yari yobotse igicaniro mu rusengero ahera haca igicaniro c'Uwiteka. Ico gihe rero igisagityo cyari ikimenyetso ko no mu bihe bizaza haza ikizira gisa naco, ariko ikizira cyo kuri twavuga nkuko umunyabyaha wese mwitorera ari ikizira. Tutiriwe turaja kure ngo tuye gushaka ikizira ngo cyawe wenda rushigikiye ubutinganyi, oya nuwiba amafaranga ni ikizira, nuwanga mugenzi we ni ikizira ari mwitorero, n'umusambanyi ni ikizira, n'umurozi ibizira byo ni byose. Umunyabyaha wese imbere y'itoro ni ikizira imbere y'Imana. Umunyabyaha wese sinavuga imbere itorero sinamenya kuko itorero ryo ririmo abayoboke n'abakristo, ariko imbere y'Imana umunyabyaha wese ni ikizira. Ntabwo ikizira ari umutinganyi gusa ngo Imana ivuge ngo noneho ngo nangwa n'abasambanyi cyangwa nangwa n'abarozi, oya ntari nangwa, ahubwo icyaha cyose kirahanirwa, kandi buri wese azanyura imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Kandi imbere y'intebe y'imanza ya Kristo uzabireba experience. Ubwirize mu rusengero, uhamagara bihana baje gusengerwa, nibahaguruka bagira uti musubireyo, ngaho abakiranutsi nibaze ko bangase. Iyo hamagara abanyabyaha bamwe baraboneka, ariko ko hamagara abakiranutsi bakanga, urumva nabo bari mu rujijo. aha Nibyo navugaga rero kuko turi imbere y'intebe y'imanza ntabwo tuzaburana n'Imana, oya ahubwo buri wese azumva ko adakwiye cyane nta kindi. Mu rusengero kuko akorera amafaranga ntiyakwemera ko adakwiye, ariko se uhembwa amafaranga mu rusengero we wamubwira ngo niba umukiranutsi ngwinana kaza, ntabwo yaza kwibyo akora bimurega kare. Niyo mpamvu navugaga kuko turi kuvuga ku butinganyi nyine, wenda nibyo tuza gukomozaho cyane. None nkavuga niba abantu wenda yaba batanze amafaranga yaba abakoze ibyo bakora nyine kugira ngo ubutinganyi bugere aho bumaze kugera akakanya, ubwo se ntushobora gusanga ari ikintu bari gutegura gikaze cyo kuvuga ngo mu gihe wenda bazemeza leta runaka zikemeza yuko ubutinganyi bwemewe,
icyo gihe amadini urabizi idini biba bifite icyangombwa yahabwa na RGB tufashe nk'urugero nko mu Rwanda kandi idini ryemewe na leta ikaba yemera iyo constitution yuko ubutinganyi bwemewe idini rigomba kuzajya risezeranya n'ubundi abatinganyi ntushobora gusanga aricyo kintu bagambiriye cyane kwinjiza muri izi nsengero. Muri Matayo 5:11 haravuga ngo niba batuka babarenganya bababeshira ibi byinshi muzanezwe ku ingororano zanyu aribwo zizaba nyinshi mu ijuru. Ariko hano mu byakozwe n'intumwa 14:22 hari amagambo meza afutura aravuga ngo 22:14 aravuga ngo bakomeza imitima y'abigishwa babahugura ngo bagumirize kwizera bababwira uburyo dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Nibatemera ibyo nyine utiteguye guca mu makuba. Nizo mpamvu Yesu yabahayangarisha aravuga ngo ushaka kunkurikira yiyangubwe yikorera umusaraba w'iminsi yose aze ankurikire. Hano rero ngo nunguhumuriza abigishwa babwira ko dukwiye guca mu makuba niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Icyo se arico byatwara umukristo? Ahubwo umukristo namaramaze agira ku gukiranuka kuzuye maze arebe ko ari cyamuhangara kw'Imana iri kumwe nabo. Se mu gitabo cya Daniel havuga ngo abemera Imana bazatotezwa mu buzima bwabo bwose, kuko Daniel ni ijambo ry'Igiheburayo risobanura ngo Imana niyo mucamanza. Abemera Imana batotezwa mu bihe byabo byose bari ku isi, kuko turi abanyamahanga, turi abasubuke nabi mukira kwa inosi. Abantu barangije kurahira ko ubwami bwaba ari ubw'ijuru, numva ngo bahakanye isi. None isi wahakanye se ukaba uri umunyamahanga uzatinya kuyibabarizwamo kandi atari yawe, kandi ufite aho uzagira umunezero wuzuye witeka. Ahangaha rero niho havuga ngo Imana ibana n'abayo bakababazwa bari mu isi kuko bari mu gihugu c'abanyamahanga, ariko kunesha guheruka kuzaba kw'Imana n'abayo. Ese pastor ko twavuze ku butinganyi wenda nubwo navuga turi closing turi gusoza ubutinganyi urumva ni mu bantu. Numvishe munuza mu Buyapani hari bakora amarobo yo kwifashisha nyine mu nshimisha mu bintu bijyanye n'ubusambanyi. Ubwo byo tuzabyita ubutinganyi, tuzabyita ubwo byo bizitwa iki none? Oya, iyo ni mariage symbolique, ni mu bwoko bwa polygamy. Hari polygamy simultanée, akaba polygamy successive, akaba polygamy sporadique, akaba na polygamy symbolique. Noneho iyo mariage symbolique irahaba. Ubu mu Buraya bateye imbere cyane, no mu bihugu bya Amerika bateye imbere. Akakora igitsina c'umugabo ari umugore akakigendana, gikorana n'amashanyarazi we. Ibyo byatangiye kare. Amoro batangiye kubaho kuko ashobora kugenda agakora n'imirimo, ariko mbere hari haratangiye ubwo kugira igitsina gikorana n'amashanyarazi nka radio. Umugabo kinezeza kuca umugore agendana mu shakoshi, n'umugabo akineza kuca umugore agendana n'umugore nuko akineza kuca umugabo agendana ariko gikorana n'amashanyarazi. Roboro zaraje nazo. Ubwo rero ni iterambere ry'ibyaha nk'uko ryanditswe hano muri Yeremiya, biba byaravuzwe kuva kera. Yeremiya 4 umurongo waho wa 23 aravuga ngo, dusomye kuri 22 ngo kuko abantu banje ari abapfapfa ntibanzi, n'abana batitonda kandi nta bwenge bafite, nta n'ubwenge bazi, ahubwo bazi ubwenge bwo gukora ibyaha ariko gukora neza nta. Kuvuga ngo ubwenge abantu bashaka kunguka si ubwo kumenya Imana. Ubwenge abantu bashaka kunguka ni ubwo kudevelopa gukora nabi. Hano ravuga ngo ubwenge bafite ni ubwo gukora ibyaha. Kuvuga ngo haje amarobo ni ubwenge bw'iterambere ariko ryo gukora ibyaha. Ntabwo ari iterambere rijana abantu kuri Kristo Yesu, ahubwo ni iterambere ryo gukora ibyaha. Aha rero bazahabwa ingaruka ihwanye n'imirimo yabo. Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo bazahura n'ingaruka y'imirimo yabo, cyangwa iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Ako pastor zikabatinganye buriya bajya bifashisha Yesu bakavuga
ngo na Yesu ngo yapfuye ngo yagiye mu ijuru n'ubundi adakoze nta mariage yigeze atwereka ngo nibyo byerekana ko ashyigikiye ubutinganyi. Nizo mpamvu abanyabwenge nyine bakoresha Bibiliya kugira ngo basenye itorero. Buri umuntu usenye itorero atavuze kuri Bibiliya ntabwo yarishobora, ahubwo arimena umutwe iyo yize Bibiliya akarusha umukristo. Birababaza rero cyane kubona umuntu ushaka kurwanya abakristo asoma Bibiliya cyane, abakristo ubwayo ba nyirayo ntibayisome. Koko ukabona umuntu yarabatijwe yicaye mu itorero akanamwemera no kuririmba atagira Bibiliya. Ngaho mbwira umutiganya akagera akayisoma akayirangiza, umwisilamu akagenda akayisoma akayirangiza, aje kumubwira ukuri umukristo akabura icyo amubwira. Ni ugusenya ibyasenyutse. Pastor murakoze cyane murakoze cyane numva wenda icyo nashishikariza abantu ni ukuza gukora subscribe kuri Gusenga Everyday, bagakurikira ibiganiro bakabisharinga n'ahandi kugira ngo ubutumwa nyine bugere ahantu hose. Niko navuga tuzacu ubutinganyi. Ndumva wadusoreza kuko ndabona ikiganiro kimaze kuba kinini cyane, tugakomeza n'ibindi. Imana ibamugisha. Imana ihabwe icubahiro. Ndashaka kumenyesha bene data ko ubutinganyi ari ubuyobe mu mibonano mpuzabitsina nka sodomi, nka masturbation, nka homosexualité, nka lesbianisme, nka sadisme, nka mashodisme, nka bestialité cyangwa zoophilie, nka pedophilie, nka exhibitionisme, nka voyeurisme. Noneho muri make nk'uko nabivuze tuzakomeza tubiganiraho turi kwiga kuri iyo Bibiliya. Tuvuge ese masturbation ni ukwikinisha, homosexualité ni uguhuza ibitsina ariko bisa, lesbianisme ni abakobwa, sadisme ni ukugira umunezero w'igitsina ari uko uvushije amaraso, mashodisme ni ugukubita ukabona gushukwa, bestialité ni ukurarikira amatungo cyangwa zoophilie, pedophilie ni ukurarikira abana b'incuke, exhibitionisme ni ugukenera umugore ari uko werekanye imyanya ndangabitsina, no voyeurisme ni ugukenera umugabo ari uko umurebye indangabitsina cyangwa ukenera umugore ari uko umurebye imyanya ndangabitsina. Angaro kuko ari ubuyobe bw'ubwoko 10 tuzabusubiramo tudevelopa iyo Bibiliya ikomoka he. Ariko muri make nkuko bamwe bavuga ngo ni inzira y'umunezero yo kwinezeza, abandi bavuga ngo ni indwara zo mu mutwe, abandi bavuga ngo ni imyuka y'abadayimoni, ariko igitabo kivuga ngo ni ubuyobe. Ariko Satani nawe abiboneraho. Ntitwavuga rero ngo kutingana ni imyuka y'abadayimoni ngo tuvuge ngo kwanganaho si imyuka y'abadayimoni. Oya, niba icyaha cyose noneho twagishira ku myuka y'abadayimoni. Nizo mpamvu ari ubuyobe mu nzira y'imibonano mpuzabitsina. Imana ibafashe kumva ubutumwa bwiza. Ni icyorezo cyaje mu isi kandi nk'itoro tugomba guhangana naco. Noneho inzira zo guhangana naco nizo tugomba kwiga natwe tukazubaka. Kuvuga ngo uzarwanisha abatinganyi kubwiriza ntibizashoboka. Ushobora no kubwiriza kurusha Bibiliya. Ukabwiriza kuvuga ngo tuzakoresha kurwanya abatinganyi dusenga ntibizashoboka. Amasengesho atagira imirimo azaba ari uburyarya. Kuvuga ngo tuzarwanya abatinganyi turirimba nabyo ntaho bizagera ku ntego ko n'abapagani bararirimba. Ariko imbuto z'umwuka itoro ryera niri kugwa neza bafite ni gute bakwiyunga bakicara hamwe bagateranya amafaranga yamara ubukene abakristo bari gushaka kwinjira mu butinganyi. Kwa benshi bagiye kuko bahembwa ndabizi. None itoro rizabigenza rite kugira ngo ryuzuze noneho rihaza abakristo barisengeramo, kuko niba hakiri ubusumbane mu itorero mu isaranganya ry'amafaranga abatinganya bazabona imbaraga, kandi abakristo batagira inyungu mu itorero bazasanga abatinganya. Hakwiriye kuba izindi ngamba zo gushigikira abakristo no mu bukene bwabo. Twuzuze hara muri Yakobo igice cya 27 havuga ngo idini ry'ukuri kandi ritunganye. Tuharebe neza Yakobo ni igice cya 27 havuga ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Niba abantu batize ingingo nkizi se abapfakazi bakabatererana bakaba bafite iyo muvema cyangwa icyo cama cavutse gityo gitanga amafaranga, bazareka kugenda.
cyangwa se niba bashaka kumentena kugira ngo barinde abakristo babo nibareke kurya nibareke noneho gutura abakristo bumve ko badakorera ibihembo. Naho niba bamwe bazahembwa na batinganyi bagahemba abadahembwa mu bakristo bazaja mu batinganyi. Ariko Imana ifashe itorero kumenya bubaka ingamba zatuma abantu bataja mu batinganyi, kuko niba amatorero amwe ari abatinganyi seke akorerwamo n'abigeze baba bakristo, ntabwo ari itorero ritangijwe n'abapagani, ahubwo ni abakristo bishize hamwe batangira itorero ariko baryemerera ubutinganyi. Ubwo rero itorero rigiye gufata ingamba, kandi ikibazo ni icaryo, umupira ni uwaryo. Kubaka ni iki cyatuma abakristo badakenera kuja mu butinganyi. Imana ibafashe kandi ibagirire neza kugira ngo twirinde ubutinganyi. Na Mose yabyanditse mu Balewi ibice 18 umurongo wa 22, bwaba ubutinganyi, bwaba kurarikira amatungo, bwaba guhindura imyanya twaremanywe tukayikoresha imirimo isa n'itaremewe nayo, niyo Pawulo yavuze mu Baroma, nabyo ni ikizira kuwiteka. Mu bisengere ariko kandi amasengesho ataraye uburyarya, ataraye amagambo n'ururimi, ahubwo araye mu kuri no mu byo dukora. Niba usengeye umuntu nibyo, ariko niba ufite ubushobozi unamufasha. Imana ibafashe ni mu izina rya Yesu. Ni Pastor Mpazibirego bagejeje ikiganiro ahangaha c'ubutinganyi kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana ibaho umugisha. Nimero ya telefone ni 0 78 666 9 666 20 078 666 9 666 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.